Reka mfate uyu mwanya nshimire mwe mwese muba mwitanze mugakurikira ibikorwa dukora. Jess Revolution TV nk'uko twabyemeje, inama, ibitekerezo ndetse n'amateka atandukanye kandi meza yadufasha kubaka ejo hazaza ndetse n'ubuzima bwacu bukagenda neza. Twarabyiyemeje, turi hano kubera mwebwe. Jess Revolution TV, icyo nkwisabira, ntega amatwi neza ubundi uvire imuzi n'umuzingo. Uyu munsi nabateguriye bimwe mu bintu biteye amatsiko ku mateka umwami Gihanga Ngoma Ijana wahanze u Rwanda. Ese Gihanga Ngoma Ijana yabayeho? Ese ibyo bavuga ko ari we wahanze u Rwanda nibyo? Icyo nkwisabira, tega amatwi neza ubundi njyewe nguhe buri kimwe wifuza kumumenyaho umwami Gihanga Ngoma Ijana. Reka mukubwire neza nk'uko nabyiyemeje. U Rwanda rwagiye rutegekwa n'abami batandukanye kuva rwabaho kugeza ubwo abanyamateka babagabanyamo ibice bitatu bakurikije ibihe, ari byo abami b'ibimanuka, abami b'umushumi n'abami b'ibitekerezo. Abami b'ibimanuka ni abakomoka kuri Shyerezo. Abami b'umushumi ni abatazwi igihe bategekeye n'ibyabaye ku ngoma zabo, naho abami b'ibitekerezo ni abami bazwi neza igihe bategekeye n'ibyabaye ku ngoma zabo. Abami b'ibimanuka bahera kuri Shyerezo bakagera kuri Kazi. Abami b'ibimanuka bahera kuri Shyerezo bakajya kuri Kazi, naho abami b'umushumi bahera kuri Gihanga cyahanze inka n'ingoma bakagera kuri Cyilima wa mbere Rugwe. Abami b'ibitekerezo ari nabo ba nyuma bahera kuri Kigeli wa mbere Mukobanya bakageza ku mwami wa nyuma w'u Rwanda ari we Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Nkaba ngiye kubagezaho amateka y'umwami wa mbere w'umushumi Ngoma Ijana, Gihanga wa mbere. Gihanga Ngoma Ijana, amateka agaragaza ko yabayeho mu mwaka w'1091 akagera mu mwaka w'1124. Uyu mwami witwa Gihanga avugwaho byinshi kandi agafatwa nk'umuntu ngo wahanze u Rwanda. Gusa umuntu ashobora kwibaza niba mbere yaho nta Rwanda rwabagaho. Iyo umuntu aherereye ku mateka y'abami b'ibimanuka bivuga ko bakomoka mu ijuru, usanga bavuga ko baba baramanukiye bwa mbere mu Mubari. Aha ni mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda, ahitwa ku rutare rwa Kinani, aho baje basanga hatuwe kandi hategekwa muri icyo gihe n'uwitwa Kabeja wo mu bwoko bw'Abazigaba. Uyu mwami witwa Gihanga niwe ntangiriro y'ubutegetsi bw'ingoma Nyiginya, fondateri de la dynastie. Ni nawe washyizeho gahunda y'igihugu gitegekwa n'abami. Mu ntangiriro z'ubutegetsi bwe, Gihanga nta ngoma yimanye, ahubwo yategekeshaga ibindi birango bibiri, ari byo inyundo n'ikindi gikoresho cy'umuziki bita urusengo. Ibyo gushyiraho ingoma nk'ikimenyetso cy'ubwami ngo yaba yarabizaniwe n'uwitwa Rubunga, nawe abikopiye mu bucurabwenge bw'abakoreshwaga n'abitwa Abarenge. Abarenge bari Abasinga, aribo bitwaga Abasangwabutaka, bivuga ko Abanyiginya basanze bategeka, ngo akaba ari bo bari mu gihugu mbere y'uko iriya ngoma Nyiginya iza kurutegeka. Ingoma ya mbere yakoreshejwe n'ubutegetsi bwa Gihanga yahawe izina rya Rwoga, bituruka ku ijambo kogera cyangwa se kwamamara. Rubunga wayizaniye Gihanga niwe bakunze kwita Mwungura, ari nawe banakomerezaho bati ni Mwungura wunguye ingoma Ubwiru. Akaba akomokwaho n'umuryango w'Abatege, bituruka ku izina ry'umwe mu bakurambere babo witwaga Nyabutege. Ikoreshwa ry'ingoma nk'ikimenyetso cy'ubwami bwa Gihanga ngo ntiryakuyeho burundu ikoreshwa rya biriya bimenyetso bindi byakoreshwaga mbere, ari by'urusengo n'inyundo nk'uko amateka akomeza kubigaragaza. Urugero twatanga ni uko iyo umwami bamenyeshaga icibwa ry'umuntu runaka cyangwa se umuryango runaka ariko mu buryo butari burundu, bakoreshaga umurishyo w'ingoma. Mu gihe iyo iryo cibwa ryemezwaga
mu buryo bwa burundu baritangazaga bakoresheje urusengo. Nubwo hashidikanywa niba Gihanga ari we wahanze u Rwanda cyangwa atari we, ngo ntibikuraho ko yaba yarabayeho, kuko kubaho kwe kugaragarira ku kuntu uruhererekane rw'abamukurikiye mu butegetsi bamwubahiriza, kandi ugasanga mu ntekerezo zose agarukamo nk'uko amateka bigaragaza. Iyo umwami runaka yageraga ku butegetsi yubakishaga ingoro ye, ariko ku ruhande agashyiraho n'ahagenwe kubahiriza umukurambere Gihanga, ariho bitaga urukamishirizo. Uretse n'ibyo kandi, ngaho umusezero cyangwa se icyo twita imva y'umwami wa Gihanga wari ku gasozi ka Muganza ya Kayenzi, naho hakorerwaga imihango yo kumuterekera, niba ariko nabyita. Ahangaha ibwami ngo bakaba baroherezaga abiru bo kuhakorera imihango yabugenewe. Habaga indi mihango yamukorerwaga yari ishingiye ku nka, ikaba yarakorwaga n'abo mu muryango bita abaheka. Umutware wabo agatura irunda, ndetse akaba yarafatwaga nk'umwiru mukuru w'inka. Nta wakirengagiza ubwoko bw'Abatsobe, nabo ngo bukomoka kuri Gihanga, kuko ngo uwo bakomokaho witwa Rutsobe ari umuhungu yabyaye hanze. Uyu muryango nawo ukaba waraje kubahwa ibwami kubera imiryango y'ubwiru wakoraga, dore ko ngo banagiraga ingoma yabo yitwa Rwamo, naho umurwa baturagaho ukaba wari Ikinyambi muri Runda. Umuryango w'Abatsobe wari ufite agaciro mu butegetsi bwite bw'igihugu, kuko bari bashinzwe imihango y'ubwiru ijyanye n'umuganura, bagatura mu karere k'Ubumbogo, bakagira umutwe w'ingabo bayoboraga witwa Gakondo, ukomoka kuri Gihanga. Ikindi kivuga kuri Gihanga ni uko igihugu yategekaga cyarengaga imbibi z'u Rwanda tuzi ubu. Ibi bigashimangirwa ku ntekerezo zigaragaza ko ubutegetsi bwe bwageraga hakurya mu burengerazuba bwa Kongo, aho bitaga mu Bunyabungo, ndetse n'ahitwa i Buhindangoma hakurya muri Rucuru. Ahandi hagaragara ibirari by'amateka bishobora kwemeza ko Gihanga yabayeho ni mu majyaruguru y'u Rwanda, ahitwa Buhanga, hagati ya Nyamutera na Nyakinama, ku bazi amazina y'uturere twa kera. Aha hagaragaraga ibiganiro by'aho uyu mwami yari atuye, ariko umuntu akaba atakwemeza ko ibyo biganiro bigihari magingo aya, kubera ibikorwa by'ubuhinzi n'imiturire byagiye bihakorerwa. Imwe mu mihango yakorerwaga muri aka gace ni iyakorwaga ku mfizi yitwa Rugira, ngo yabanaga n'inka zitwa Ingizi, nk'uko uyu munyamateka bivuga. Iyi mihango ngo yaba yaratangiye ku ngoma y'umwami Yuhi wa kabiri Gahima, ari nabwo umutwe w'ingabo zitwa Gakondo zatandukanaga n'izitwa abanga kugoma. Nyuma ababanga kugoma bakohererezwa kuba hariya mu Buhanga. Undi murwa wa Gihanga uvugwa mu mateka ni uwari ahitwa Nyamirembe cyangwa se Humure yo mu ntara, aho uyu mwami ngo yaba yarageneye umuhungu we Kanyarwanda ngaze aba ari we umusimbura ku ngoma amaze gutanga. Gihanga Ngoma ijana, ikindi twamwitegaho ndetse gitangaje ku buzima bwe, ni umwe mu bami bagize abagore benshi. Umwanditsi ndetse akaba n'umunyamateka dukesha aya makuru avuga ko Gihanga yagiye abyara abana batandukanye badahuje ba nyina, kuko nawe yari afite abagore benshi nk'uko byari bisanzwe bimenyerewe mu Rwanda rwo hambere. Umugore wa mbere wa Gihanga yari uwitwa Nyamususa, akaba umukobwa wa Jeni uturuka mu bwoko bw'Abarenge, akaba yarabyaranye n'uyu mugore Kanyarwanda Gahima wamusimbuye ku ngoma. Kanyandorwa Sebugabo se wa Mushambo, ukomokwaho n'ubwoko bw'Abashambo, wabaye umwami wo mu Ndorwa, ndetse n'uwitwa Kanyabugesera Mugondo se wa Muhondogo, sekuruza w'ubwoko Abahondogo.
aba bategetse u Bugesera ndetse na Nyirarucyaba umukurambere-kazi w'ubwoko bw'Abacyaba bategekaga ingoma y'Ubugara. Gihanga yarongoye kandi Nyangobera ukomoka mu Bunyabungo n'intara ya Kivu y'Amajyepfo, barabyarana. Kanyabungo Ngabo waje gutegeka mu Bunyabungo ndetse arongora na Nyirampirangwe, babyarana Gashubi se wa Gashingo ukomokwaho n'abitwa Abashingo, ndetse ngo babyarana n'undi w'umwana witwa Gafomo. Gihanga yari afite undi mugore w'inshoreke witwaga Nyirarutsobe, babyarana Rutsobe umukurambere wabo mu bwoko bw'Abatsobe. Ngayo nguko rero murumva ko ari byinshi mwungutse. Niba iyi nama hari ikintu igufashije ndetse ukaba wumvisemo amateka meza wifuzaga kumenya, ubu butumwa ndakwinginze ntubwihererane, sangiza abantu benshi ubu butumwa, ndetse ukore subscribe kuri iyi channel yitwa Jess Revolution TV, ukore like na comment. Uraba utanze umusanzu wawe mu kubaka sosiyete, ndetse ni byinshi uraba ukoze, kandi ibyo byose Imana ibiguhera umugisha ndetse iguhaze ibyiza muri byose, kandi ukomeze kugerwaho ibyiza bitandukanye biturutse ku Uwiteka Imana isumba byose. Naho njye ni Jess Revolution TV, ndabakunda, mugira amahoro.